abagira ngo rero mwese tubashimire byimazeyo kandi tubabwire ko nakagaruka. Imana rero ibambera umugisha kandi ibikorwa by'iterambere dukorera akarere kacu ka Ngororero bikomeze bibateze imbere, namwe ubwanyu imigisha y'Imana ibasesekazeho. Turakubashimiye mwese, muzongere muduhe ibyishimo nk'ibi ngibi ubutaha. Murakoze. Mashi menshi dushimira nyakubahwa perezida wacu, kandi aravuze ngo n'imigisha y'Imana idusesekareho, aranadusengeye. Amen. Mwikirize ngo amen. Aradusengeye, twa dukeneye isengesho kuko ni umugisha. Katwakire uhagarara abafatanyabikorwa. Nk'abafatanyabikorwa mu karere ka Ngororero, ikiduhurije hano cya mbere muri aka kanya ni ugushima. Turashima nk'abafatanyabikorwa, turashimira ubuyobozi bw'akarere kubwo gufatanya natwe mu byo dukora byose. Turi hano nk'abafatanyabikorwa mu gice cy'imibereho myiza, mu gice cy'ubukungu ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera. Ibyo rero ntabwo twabigeraho mu byo dukora byose muri izo nkingi tutabifashijwemo n'ubuyobozi bw'akarere. Ariko turashima kandi mumenye ko amaboko yacu agihari kugira ngo dushyigikire akarere ka Ngororero. Murakoze cyane. Ariko kurusha za Ngororero tukesa imihigo kandi vuba. Ariko kurusha za Ngororero kora ni kare tukesa imihigo kandi vuba. Aho aho niho abafatanyabikorwa mu byiciro bitandukanye, nagira ngo munize amashyi twishimire iki gikorwa tumazemo iminsi 3 hano. Ni igikorwa mu by'ukuri cy'ingirakamaro nk'uko n'ubundi byagiye bigaragazwa. Iyo dukorera abaturage ibikorwa bitandukanye byiza nk'ibi, ni ngombwa ko dufata umwanya nk'uyu kugira ngo tubagaragarize ibibakorerwa, ariko tunafate n'umwanya wo kubaha ubutumwa bwo kugira ngo ibibakorerwa nabo babigiremo uruhare, barusheho kubibyaza umusaruro. Abafatanyabikorwa rero beza bibumbiye muri JAF Isangano, abayobozi batandukanye badufashije ku migendekere myiza y'iyi Open Day, nagira ngo tubashimire mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero. Tubashimire umuhate ndetse n'umurava mwagaragaje muri iyi Open Day ya JAF Isangano. Mumfashe tubashimire cyane. Mu by'ukuri rero ibi tubikesha imiyoborere myiza ya nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, udushakira abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo abaturage bacu barusheho kwiteza imbere muri ya politike nziza yo gushyira umuturage ku isonga. Kuko ibikorwa mukora nk'uko nari maze kubivuga, ni ibikorwa bifitiye abaturage bacu akamaro, kandi na support mugenda mutanga igenda ihindura ubuzima bw'abaturage bacu, kandi igahindura ubuzima mu buryo bwiza kurusha ubwo bari bafite. Uhinga mukwe ntasigana, kandi ibyo mukorera abaturage b'akarere ka Ngororero buri wese arabibona. Dukomeze duteze imbere akarere kacu ka Ngororero, dukomeze duteze imbere igihugu cyacu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turugire nka paradizo ku isi yose we, tuzarwubaka urubyiruko turwubake, twese turwubake. Ibi nibyo dushaka, ni nabyo bye, imiyoborere myiza ni nabyo bye, tukiyubakira igihugu ni nabyo bye. Nyakubahwa Meya n'abashyitsi muri kumwe, turabashimiye kandi dutewe ishema nk'abafatanyabikorwa gukorana n'akarere ka Ngororero. Ni akarere
ni akarere katakugarirana inyuma y'imyugariro, ni akarere ukomanga n'imvura igwa ukinjira, ni akarere buri wese niyo asoje manda ye y'umushinga aravuga ati n'uwamundi nagaruka Ngororero. Abafatanyabikorwa rwose mumfashe twongere tubashimire. amashyi menshi cyane. komeza ishaka n'ubutwari, twamaganire hamwe umwanzi we.